muraho neza amahoro y'Imana bane namwe mwese mudukurikiye kuri Jasmine Official. Nizere ko Uwiteka kibarinze. Jewe meze neza, ndumva ndi gushima Imana cyane kuko nihumeka umwuka w'abazima. Nizere ko n'abadukurikiye mumeze neza. Hano ndi kumwe n'umuntu wanje umeze shu. Meze neza, ndashima Imana. Nta kibazo, ndamahoro. Okay. Tugarutse rero kuganira namwe. Uyu munsi dufite topic tugiye kuvugaho. Dufite ibintu byinshi tugiye kuganiriza abantu bacu. Nizere ko muri tayari ko twumva. Muratubwira uko mubyumva, abafite icyo babiziho ibyo bintu tugiye kuvuga nabo baratubwira. Nizere ko muri comment muraza muri benshi mukatwungura ibitekerezo. Ni ukuri ibitekerezo byanyu ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Reka nizere ko muraba kumwe natwe. Tugiye kubanza gusenga. Kamerama, uri muri mudi yo gusenga cyangwa ndebe ibindi? Musenge. Mutu tugiye gusengera ibyifuzo birihe, ngira icyifuzo ufite ku mutima tugisengera. Ndumva hafi ari ibyifuzo, ndumva twasengera, dusengere abantu batameze neza. Utango twasengera ibyifuzo, dusengere abantu bumva batameze neza muri bo. Ushobora kuba utameze neza bitewe n'ibintu byinshi bitandukanye, kubujije amahoro cyangwa se uburwayi cyangwa se mbese muri cadre yo kuba umuntu atameze neza. Ibyo rero tubwire Imana ntakinanira ibikorera. Tugiye gusenga. Umunsi uradusengera sinansenga. Reka nsenge nawe uzasenga undi munsi. Twubahe Imana dusenge. Urakoze Imana igira neza, urakoze gukora umukozi w'umuhanga, urakoze gukora Imana itwitaho, Imana ibana natwe umunsi ku wundi, uri Imana idukunda, uri Imana ituba hafi, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko kiturinze, wabanye natwe mu bihe byatambutse kuva twavuka kugeza uno munsi, uracyaturinze, turindiye mu buntu bwawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo tubabarire gukiranirwa kose kwatugaragayeho, utweze kandi udutunganye. Bana natwe muri byose, amahoro yawe n'urukundo rwawe bibane natwe, ndakwinginze. Mana, nkweretse abantu bari mu bihe bitari byiza, ibihe bitaboroheye, abarwariye kwa muganga, abarwariye mu ngo zabo, abo bose ndakwinginze cyane kugira ngo ubakize, uri Imana yo mu ijuru, nabo bazabasha kugushima. Weretse Mwami abantu bafite imitima ihangayitse, abantu badafite amahoro muri bo, badatuje, ndakwinginze cyane kugira ngo ubahe amahoro n'umutuzo, ubasange, ubahumurize, abihebye ubahumurize, abababaye ubane nabo, ubahereze ibyishimo n'umunezero, ndakwinginze. Weretse abantu babuze ababo, bahangayitse, bafite amarira menshi, ndakwinginze cyane kugira ngo baruhure imitima, ubatabare, ubahumurize, bakwizere kandi bizere ko nyuma y'urupfu hari umuzuko. Ndakwinze cyane kugira ngo buri muntu wese uko agushaka kubone, utange amahoro mu mitima yacu, utange umunezero, utange urubyaro ku barukeneye, utange akazi ku bagakeneye. Uwiteka Mwami, utunezeze kandi imitima yacu ikubone. Dusabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo wakoze, amen. So twagiye tangira rero tubwira ibintu umunsi dufite kuvugaho. Uyu munsi hari ibintu njya mbona cyangwa se njya numva ndashaka uze kumbwira ngo umwana w'umukobwa, sibyo? Ese hari ikintu kigeze kikubaho bavuga ngo abapapa bafatirana abana b'abakobwa mu bibazo barimo, bagashaka kubasambanya cyangwa se kubakora ikindi kintu kitari cyiza, ariko bitwaje icyo bari cyo, icyo bakeneweho. Wabyumvise? Ibyo njya byakubayeho? Oya, ntabwo byambaye, ariko hari ubuhamya bwinshi bw'abantu nzi byagiye bibaho. Ndabizi ko bibaho. Icyo kintu rero ukuntu nyumva, kuba umugabo cyangwa umusore yagufatirana muri situation itari nziza waba urimo,
ibyo bintu bibaho cyane ndetse kuba umukeneyeho serivisi runaka akaba ari bwo buryo bwiza abonye bwo kugufatirana ngo ibyo akwifuzaho abibone akujyane mu nzira zitari nziza. Ibyo bintu bibaho cyane, njya numva amakuru y'abantu benshi bibaho, hari abaduha sitori z'uko byababayeho, bamwe bakanabigiramo ingaruka zitari nziza. Ibyo bintu bibaho pe. hari nk'umuntu usize ibintu byabayeho? Njye hari uwo nzi byabayeho inshuti yanjye, ndetse icyo gihe yari akeneye akazi, agiye kukaka nyine uwo mugabo kuko yari na mbere yari yarabanje kujya amuteretamo ukuntu aramubura, ariko agiye kwaka akazi ahantu asanga niwe uhari. Birangira nyine amubwiye ati rero noneho twakumvikana, none ubu ngubu noneho waca bugufi tukumvikana cyangwa wikomereza. Nyine umwana w'umukobwa aca bugufi barumvikana, nyuma abanza kugera mu kazi, nyuma byabaye birebire nyine akomeje kumukurikirana. Utararenga ku giciye bugufata nyine yaracecetse aranamubwira ati nta kibazo turi bwumvikane, kuko yaramukeneye ako kanya. Ntuga ati wowe nyakira, nta kibazo turumvikana, nomero yawe noneho arayimuha, bakajya banavugana. Arabanza ajya mu kazi, ageze mu kazi rero wa mugabo agira ngo koko ibyo yamwijeje azabikora. Nyuma rero byaje kuba bibi, aranamwirukanisha. amwikoresha mu kazi. Niko byagiye. Suka ku kazi ko umuntu ajyamo uko yishakiye akanavamo uko yishakiye. Ntabwo ari akazi ka leta cyangwa akazi gasaba ibintu byinshi, ni uko nyine uwo muntu yakoragamo. Kandi ubwo muntu se yari bosi aho hantu? oya, yari manager. hari umubosi uri hejuru ye, uwo nguwo ari umwungirije, ariko ari uhahora. Bosi ntabwo yakundaga kuba ahari. Ariko ibi bintu bibaho, biba bikwiye yuko abana b'abakobwa cyangwa se igitsina gore muri rusange tuba dukwiye kugira ubwenge, kuko uyu muntu ugufatirana muri ibyo bintu aba agiye kugukorera, ese ako kazi cyangwa se iyo serivisi yenda agiye kuguha, ntekereza ko bizarangira. Ariko ubuzima bwawe bugiye kubica, ntabwo buzarangira. Njyewe ndaza kubaha sitori gatoya y'akantu kambayeho kajya gusa nako ngako, ariko niko katumye numva ufungutse nkashaka kumenya. Ariko ibi bintu abana b'abakobwa babyitoramo bate, bifata bate, babyumva bate? Tuvuge nkawe ibyo bintu bikubayeho, ukeneye akazi, urakabonye keza, ahantu heza hameze neza, wa muntu nyine wese yumva yifuza kuba ari, wahareba ukavuga ati ewana hari ahantu ni wanjye, niho numva nifuza kuba ndino numva, ariko ukaza guhura n'icyo kibazo. Jasmine, tubwize ukuri, wakwemera ukaryamana n'uwo muntu? Niyo kondisiyo nyine ihari, ikizamini ntibikureba wateva, nta igihari ni uko uri bwemerera uwo muntu ukabona akazi, kandi uragakeneye cyane. Ntubeshye abanyarwanda, ntubeshye inshuti zawe, ntubeshye abantu bakwizeye bakagukurikira, ntubabeshye. Tubwize ukuri. Cyakora reka mbabwize ukuri, ntababeshye pe. Ikibazo cy'ibyo bintu mwana, dore impamvu bitera ubwoba. Niyo wamwemerera ntabwo yabikora rimwe ngo arekere, sibyo? Ubwo icyo gihe ubaye nk'umugore we, gute se ngiye njya kuba imbata ye uko anyeneye ari bumbone? Niba afite n'umugore cyangwa nta n'uwo afite, nyine biba bibaye kondisiyo ko niba aguhamagaye ati ngwino ugomba kuza. Kandi rwose ibyo bintu byo kuvuga ngo uranyobora umbwira ngo ca hano kare. Icyo ni cyo kintu cya mbere cyatuma ntabyemera. Icya kabiri, ibyo bintu ni amakosa. Kuvuga ngo kugira ngo ubone ikintu runaka ngo ni uko wigurana ubuzima bwawe, aya ibyo bintu ntabwo bishyigikiye pe. Ntabwo nyine nabikora pe. Akazi bavuga ati nimugomane. None se ubundi agafite usambayeho nabi. Mwana, akazi karimo amanyanga, akazi karimo kugambanira umuntu, akazi karimo kwicuruza, akazi karimo kwica cyangwa kugira ikintu cy'umuntu nangiza, ako kazi ntabwo nagakora pe. Ndagakeneye, ubushomeri buraryana, ariko nyine ako kazi mani rwose. None se nk'abo bagabo bameze gutyo, sinzi niba hari n'abasore bakora ibyo bintu, kuko ubaye uri umusore ukaba utekereza gukora ibyo bintu, ubumva uzabona umugore umeze ute? Umeze neza. Kamubaze, uri umusore ufite ahantu ukora hameze gutyo, ariko kubera ko abasaba akazi ariwe bacaho, wimitse icyo kintu, nta mukobwa nta mugore uri bugende iyo serivisi itabaye. Mu by'ukuri wa musore we, wowe niba umukobwa utereta ibyo bintu babimukorera,
ntabwo ibyo bitekerezaho rubiye kuko umuntu ukora ibyo bintu ntabwo mpamya neza ko aba agiriye impuhwe uwo muntu agiye kubikorera kuko n'abagabo benshi bakora ibyo bagira izo ngeso baba bafite abana b'abakobwa kandi barabafuhira kuko abazi ko ibyo akorera abandi bana wenda n'uwe babimukorera niyo mpamvu amucunga cyane akamufuhira cyane ibintu nk'ibyo ngibyo. ushatse kuvuga ko umuntu ikintu akora dukomeze ngwino ntarebe ni abashuti bacu twihanganire narindi kuvuga ko bisa bigenda kameramani narindi kuvuga ngo iki wari kuvuga ngo niyo mpamvu nkubwiye ngo abagabo baba bafuhira abakobwa babo nanjye kuvuga ngo niyo mpamvu akenshi ikintu umuntu akora abagikekera n'abandi ntabwo aba yumva ko abandi batigakora wenda ugasanga nk'umugabo aca inyuma umugore we ntajye na rimwe atekereza ko umugore we atajya amuca inyuma niba agiye guhaha akamukurikiza amaso akagira gute agakora buri kintu cyose yesi dukomeze twari turi kuvuga umuntu wese ikintu akora atekereza ko na mugenzi we agikora so rero wa muntu we wa mupapa we wa musore we bose muri rusange kuba wafatirana umwana w'umukobwa uriya mwana w'umukobwa uzajya gufatirana muri kiriya gihe ujye ubanza utekereze kuri ka gakobwa kawe keza wasize mu rugo sibyo ugatekerezeho uhita utekereza ko hari undi mupapa mugenzi wawe uri kugakorera ibyo uri gukorera uwo mwana tekereza ko nubitekerezaho uzahita urekeraho ngewe sinzi niba ari uko wenda byigeze kumbaho gatoya reka mbaye sitori gato ariko ni abapapa mu mukobwa ndabanga mana yanjye ntabwo mbakunda ndabanga kandi nkomeje nibiba na ngombwa nzongera mukore ikindi kiganiro kuko muri kwangiriza igihugu cyacu abo bana mwirirwa mushuka abo bana mwirirwa mutesha umutwe abo bana mubuze amahirwe kuko hari umwana ashobora kuza kugukenaho serivisi yari kuzatuma atera imbere ariko kubera ko yamaze gusobanukirwa afite ubwenge wamuzana muri ibyo bintu agahita abura amahirwe njyewe byigeze kumbaho ntabwo hari mu bintu by'akazi ikibabaje nuko hari no kwa muganga ngiye gusaba serivisi kwa muganga nari mfite umurwayi mvuye kumuvuza ahantu kure mu majyaruguru hanyuma tugeze mu nzira ararwara bitunguranye turi mu modoka ntabwo nari mfite uburyo bwo gusubira inyuma ahubwo nari bukomeze kandi nanone nkabona ntabwo ndi bumugeze i Kigali bitewe n'ukuntu namubonaga abantu tuba turi kumwe bambwira yuko mu mujyi i Musanze hari ibitaro urumva ibitaro byanjye ntabwo urenze ahantu biri na centre de santé aho ntabwo nari nyizi urumva nyine abantu bagiye banyobora barandangira kuko numvaga nshaka kurara i Kigali n'uwo murwayi nari mfite ndavuga reka njye centre de santé kuko iyo njya hopitali n'ubundi nari kure tuva bamusubije aho twavuye kubera uburwayi yari afite turangije njya centre de santé hari dimanche ntabwo nzabyibagirwa murabizi kwa muganga dimanche ntabwo haba hari abaganga benshi haba hari abiriwe izamu ndangije tujyayo hakirwa n'umupapa ukuze sinzi niba navuga ntabwo nagiranye imyaka yari afite gusa no kumbyara byari bushoboke kuko yari umuntu ukuze kuba yari kuba yambyara ntabwo byari ibintu byatari aratwakira amana n'ubwuzu bwinshi cyane umubyeyi aramufasha ariko atambikamo akanarambwira ngo imiti yafasha uyu mubyeyi ndabivuze imiti yafasha uyu mubyeyi ntabwo hano tuyifite biragusaba yuko ujya kugura muri farumasi nabwo nta kibazo y'inyandikire njye kuyigura arayinyandikira ndasohoka ngeze hanze gato arampamagara ngo ati noneho wowe mpa nimero yawe ngiye kureba muri sitoke ko ihari ndahita nguhamagara
urumva nk'umuntu nawe ufite umurwayi urembye ntabwo natekereje kabiri mvuga ati se uyu muntu ukora inshingano ze ko yajya muri sitoke ngo arebe imiti azavura umurwayi bitarenze ko asaba nimero nahise nzimuha direct kuko numvaga nyine ntabwo akenge ntabwo kari karimo kaza neza kuko nari nacangamukiwe ukuntu hanyuma nimero zanjye ndazimuha ndangije ndakomeza njya muri farumasi ngezeho n'umuti ambwiye ndawubura ubuze ndagaruka ndamubwira ngo nawubuze ambwira nanjye ngiye kujya kureba muri sitoke ubwo nimubona ndakubwira angije mbona ari gutinda ndongera asubira muri ya farumasi kuko ngewe urumva deje nari mpangayitse kandi urumva nari mfite umuntu urwaye kandi hari kugera mu ma saa munani ko ufite umurwayi uri bujye i Kigali utarajya gukatisha ntabwo byari ibintu byoroshye ndangije nongera nsubira ndavuga ati nigira inama reka njye gushakira ku zindi farumasi ko narebeye kuri imwe n'ahantu ntabwo najyaga mpaca Musanze hariya mu mujyi najyaga mpaca ariko nkaca ndi mu modoka nari ntarahagenda n'amaguru urumva ngo mvuga ngo farumasi ziba ziba kuri iyi kote ntabwo nari mbizi ndangije ndabareka nigira inama reka nongere nsohoke shakisha ahantu hose haba hari izindi farumasi ndebe ko uyu muti nawubona umugabo yarambonye nsohotse ahita ampamagara kuri telefone ngo se ngo nze duhite tujyana muri ranch muri ranch ngiye mfite umurwayi urembye ariko ngo njye kujyana n'umuntu muri ranch arije ndamubwira ati oya murakoze ngewe ndahazi oya twafata n'amata cyangwa agafanta tugasangira ndamubwira ati njye mfite umuntu urwaye ntabwo mfite ikibazo cy'inzara ahagije ndagenda umuti ndawubura ndagaruka ndicara hashize nk'iminota nka 20 mbona arampamagaye arambwira ngo noneho ngo wa muti ngo nawubonye ngo nsanga nyine andangira ahantu musanga ngo nze ngufate mu by'ukuri ntabwo nigeze ntekereza ngo si ubwo muti si uwo bamutera agafata se njye kuwumutera ubwo ibyo byose ushobora kuba natekereje ko ari nk'ibinini ntabareka ngende naragiye ahantu yandangiye mbona si muri consultation amusore mbona ni ahantu hirya hitaruye ariko kubera nyine ibyo bindi nababwiye hari igihe ugera mu kibazo ukumva ntabwo uri gutekereza cyane nta mwanya w'ibitekerezo ufite ukumva nyine ikintu umuntu akubwiye uri guhita ugikora kuko akenshi iyo umuntu ari muri ibyo bintu atekereza nyuma nibwo atekereza akavuga ati iki kintu ntabwo cyari gikwiye ariko deje bamaze kugikora nanjye naragiye andagira ahantu ngeze ariko nkigerayo hirya yaho hari intebe zicayeho abantu b'abamama barandeba baravugana ko kundi abantu bakureba uje bagahita ukabibona ko bakuvuze mbona bagize gutya bazunguje umutwe mbongezemo akantu mbona bakabizunguza umutwe ariko nawe ndatekereza bavuga kuko nari najyanye umurwayi urembye ndavuga ati wenda babonye ko najyanye umurwayi urembye ndagenda ahantu ndakomanga ndinjira inshuti zanjye mu kwinjira nasanze harimo agatanda ariko harimo agatanda ukabona ni nk'ahantu wenda bashobora kuba batangira inkingo runaka ko ariko atari ahantu hajya abarwayi bose uwo mugabo yicayemo agenda ndinjira ndicara nta nubwo nicaye iruhande rwe nicaye hirya arangije nkaho yampaye umuti atangira kumbaza ngo ese ngo witwa nde ndamubwira none se bya bintu nyine umuntu akubaza ukumva ni nonsense ukumva nta kintu ari kukubaza akambaza amafuti y'ubonye ni he ndamubwira ni Kigali none se ukora iki ntacyo wiga hehe ndamubwira ndanamubeshya namubeshye rwose kuko ataravuga ibintu bita ahubwo ibiti byo kumuhanda biko yoroherwa dukomeze urugendo kuko turi kugenda ntabwo turi burare arangije arambwira ngo nta
wese wabwira ati ndayiguha ariko ngo nagukunze nakwishimiye nabonye uri umwana mwiza nabonye twaganira twaganira iki utishoba twaganira iki ese ngo urabona ngo umuntu mukuru kamemu ngo ntabwo twabura ikintu tuganira yavuze ngo umuntu mukuru kamemu yamaze guhaguruka azanyegera karabaye noneho ntangira kugenda numva utuburo tw'ubwonko noneho turi kugenda dufunguka anyegera ambaza ubuntu yirebesha utuntu tw'amafuti umugabo yahise yegera umuryango arafunga afunguza arushyira mu mufuka ndavuga ati we urapfuye noneho ufite ikibazo kimwe ariko ugiye kugira n'ikintu cya kabiri kwa kundi nyine utangira gusengera mu mutima ndasenga pe hari umumashini wanjye wajyaga umbwira kera ndi umwana akambwira ati abana b'abakobwa mujya muhura n'ibibazo byinshi bitandukanye ariko utari muzisanga mu kibazo usenge isengesho ry'umutima wawe arambwira ngo uzahamagare ngo yeze inshuro 3 bivuye ku mutima umubwira ngo ntabara azahita agutabara nahise nibuka koko yabimbwiye ndabikora ni ukuri narizeye nabikoze nizeye kuko numva nabonaga agiye gufunga akagiye gufungirana y'umugabo ndabigenza nte noneho yari muremure nari ntaranakuru narakuze urabona ukuntu ngana nari ndi mutoya nibwo nari narangiza ishuri rya segonderi arangije gufunguza ariko none ko ufunze ngo ni akantu kari simple gusa ngo uransoma ese naryoheje ngo uransoma ndagusoma mama we ntarwaye ntarembye afata imiti arayinyereka gutya arayinyereka ngo ngiye ariko ndego ari uko nsoma nabanje kugira ngo arakine ndamubwira ati muga iyi miti kiri umurwayi dutaye cyo kusoma ibyo ntabwo biri bukunde ngo hoya urasoma ntangira no kumva mbaye kajya numva ijwi rimbwira ati uyu muntu nukomeza kumwereka ko wamwubashye wanamutinya aragufata kandi koko buriya iyo weretse umuntu ko wamutinya wanamwubashye cyane abantu batiyubashye nk'abo kuko uwo muntu ntabwo aba yiyubashye nashaka abagaragara nk'uyubashye kajana ariko umuntu ufite ibitekerezo nk'ibyo n'imico nk'iyo ni ukuri ntabwo aba yiyubashye icya mbere aba aciriritse aba nayigiye ku mutuku imana ibabarire ntabwo aba ari umuntu wo kubahwa ndangije mbese numva muri njye hajemo akantu k'akanyarigabo bita maguruka noneho namurebaga gutya ndaramye uraseka iyo ari wowe namurebaga gutya ndaramye bita muganga ati mva mubwire wa mugabo ntabwo ufite abana bafite umwana mukuru afite imyaka ingahe icyo gihe arambwira ngo afite 18 hanyuma njye uri kubona ufite imyaka ingahe uri kubona ufite imyaka ingahe ndumva ariko kumenya ndimo nuzuza 20 kuko nubwo nari nkirangiza ishuri ko ngewe na fese anniversaire y'imyaka 20 narabonye diplome urumva hari muri uwo mwaka ndaje ubwanjye office mfite ingahe ndangije nitamubwira ariko ubundi uzi ngende mwene nde cyakora ako kaniyo ngatekereje nkibazana nakwiye kubwira umuntu ngo uzi ndi mwene nde uburi ko nyakatekereza nk'abantu ariko nicyo cyamuteye ubwo cyakumaze ubwoba bitera ubwoba umuntu ngo uzi ndi mwene nde ukinisha uramuzi niko nyine nshaka atandi ubundi uri mwene nde uri mwene kazitunga ubu usigaye mbitekereza natekereza n'ukuntu abantu bajyaga bakunda kunkomeretsa ariko ntabwo nabagaya nta nubwo babaga bazi ko nkomeretse uzi umuntu ukubaza ngo uri mwene nde noneho wagira ibyago ukavuga ngo ndo wakanaka warangiza ukavuga mama wawe ngo yishango nawe ayo ni iyindi topike mwana arajya bivuga none njye neza mbwira uwo mugabo
ngo uzi ndi mwene nze nanifata neza cyane ndabwaryo ubundi uzi mwene urumva wowe ushaka gufungwa ndavuga ati jye nanakubeshye burya nta nubwo ndi w'i Kigali utanyitiranya n'abakobwa b'i Kigali yewe iwacu ni i Butare hano i Butare uratuzi mushira ise ndavuga ati ndavuze ngo fungura hano cyangwa mvuze inkuru ikindi reka nze mpamagara papa wanjye ujye kubona ubone baragutambikanye ngo ariko ngo calm down ni bisanzwe kusoma basi soma hano ndamubwira ngo usoma wowe se uri papa nsoma kwitama cyangwa uri mama umujinya uranyica noneho ntangira kuvugana n'amarira kandi igihe ntangiye kuvuga ndira ubwo mvuga cyane ibintu byo kuvuga gahoro bita birangira atangira kuvugana n'amarira n'umujinya atangira kumbwira ngo niceceke nahise nkora mu mufuka we direct nkora mu funguzo ndafungura n'amarira n'iki ndagenda mbwira umurwayi ndamubwira ati ibintu bimbaye mu gihe ntararangiza no kubimubwira mugabo yayisaze ariko ubwo urumva we icyo gitekerezo cyo kuba ari bunshuke kugera mu bintu nk'ibyo yagitekereje ati tubona kuko yahise afata umurwayi wanjye amushyira mu gashambure nabona kameze nk'akari prive katari rusange keza karimo ikintu cyose umuntu yakenera abantu b'i Musanze ndatekereza ko abantu bashobora kuba bahazi arangije nyine no mu byo yashukishaho ngabo ubu namushyize ahantu heza ngo ameze neza ugeze ubona gushyira mu bandi barwayi so nawe ugomba kunshimira n'ibyo bintu yambwiraga n'umuti kandi ikindi uyu muti urahenda ntubone gutya ntabwo mituweli yawe uyishyura urumva niyo mpamvu nakubwira ibyo no kuwushaka hanze rero wenda wuguhaye ariko nawe ako gaserivisi aka gake gatoya kamwe ni uko nguko yambwiraga hangije ndambwira ati nukuri ntabwo biri bukunde ntabwo byashoboka ubwo nyine nahisubiye inyuma gato nasohotse mu gihe ndi kubwira umurwayi ibintu bimbayeho yayisaza n'umujinya mwinshi ahita twirukana ahita acumukora amaserumu ahita ambwira ngo yorohewe ariko umurwayi wanjye kuko nawe yaragize agenda ko ibintu byari bimbayeho mubwiye nawe nahise mbona akereye imbaraga mbona arazigize ahita ambwira ati tugende tujye kwivuza ahandi tugende tujye gutega imodoka turivuriza i Kigali hangije ahita azatwiruka acumukura serume nanimuwe mugende umurwayi yagiye mugende yorohewe yaradusohoye aho ngaho turagenda ni ukuri sinanishyuye n'ibyo wadukoreye byose sinanishyuye kuko nta mwanya yampaye nta nubwo yigeze ambwira ngo bataha bishyura ngo jyana ibi ngibi byo kwishyura kada ubwo ahita atubwira ngo tugende so rero ibyo bintu byambayeho nakomeje mbitekereza ndavuga ati ariko ubu ngubu nta bandi bana bagenzi banjye ibintu bibaho ese abo bagabo bameze gutya reka nibaze niba hari n'abagore bafatirana abana b'abahungu bagakora ibintu niba babaho koko mw'ababyeyi muri kwica igihugu muri guhemukira u Rwanda kuko abo bana muri gukora ibyo bintu nibo Rwanda rw'ejo kuko wowe uri gusaza wagiye n'ibitekerezo byawe byarashaje kuko udafite ibitekerezo bishaje ntabwo watekereza ibyo bintu so ibyo byambaho byatumye nibaza aba bantu bafatirwa izihe ngamba rero wenda izi ngamba zindi zo leta irabibona niba babizi barabikurikirana ariko njye ndashaka twigane ko ari abakobwa cyangwa se n'abahungu wenda bibaho aba bana tubagiriye inama ndashaka nk'umukobwa mugenzi wabo ahubwo wowe nk'umuntu ukuze tugira inama nanjye numvira nyine nababwira icara wige ubu nicaye ndi kwiga tugire inama njyewe inama nabagira aba bana icyo abona ahantu kibi sibyo uracyari muto ufite imbaraga n'izindi zirimo ziraza wifata ibyo ubonye kandi wifata ibintu bidafite akamaro uwo muntu nagushuka naguha serivisi kugira ngo kuko hari icyo wamukemuriye ubuzima bwawe bwangije kandi numukemura iyo serivisi ntabwo bihagarariraho n'ejo bizakomeza n'ejo bundi bisanga ubuzima bwawe bushyize mu kangaratete ariko reka twibaze ikibazo kimwe hariya abantu ko baba bakuze
utazi ubuzima bwabo uko buhagaze uriya muntu akwangirije ejo hazaza harya ibintu yaguhaye ubwo byakugeza kuki cyaheze hari n'abakobwa kwa gupfa bigasigara biribwa n'abapfumu nyine waba ubaye umupfu ni ukuri wa mwana w'umukobwa nawe wa musore we ubuzima bwawe mu biganza byawe kandi menya ubwenge nta muntu n'uyu n'umwe ushobora kuguha ejo hazaza keza wowe utabigizemo uruhare sibyo wowe nubigiramo uruhare bizagenda neza kandi ikintu cyose uzajya gukora ugishyiramo ubwenge ubanza ugitekerezeho urebe inyungu kigufitiye ariko nanone urebe n'ingaruka kuko akenshi tujya gukora ibintu tureba inyungu z'ako kanya ntabwo tureba ingaruka zizaza mu nyuma njyewe niyo nama numva nabagira mumenye ubwenge mukunde ubuzima bwanyu mukunde n'igihugu cyanyu kuko igihugu cyacu kirabakeneye kibatezeho ibintu byinshi kandi byiza so tujye numva ari uko ndakiragishwa ka murakoze cyane muri abantu b'ababyeyi beza cyane murabyumvise rero ko burya umuntu mukuru aba ari mukuru ikindi kandi aho tugenda umunsi ku wundi haduha experience y'ubuzima buri muntu afite ibintu byinshi yanyuzemo yagiye ahura nabyo hano ho nyine dukuyemo isomo pe mu by'ukuri ntihakagire umuntu ugufatirana mu kibazo runaka ngo ni uko umukeneyeho serivisi agufatirana ashaka nyine kukujyana mu ngeso mbi murakoze kutugira inama Imana ibahe umugisha sinumva se twagarukira aha ubu inama ntitwazumvise ndumva twasoreza hano reka dushimire abantu babanye natwe turasoza hari abantu nshaka gushimira igihe cyose njye murambashimira abantu baduhaye mesaje ziduha kuraje abantu baduhamagaye abatwandikiye bakaduha inama ibitekerezo ni ukuri mwarakoze cyane abaciye inbox kwa Mina kwa uyu noneho cya giswahili nakivuze karabaye kwande kwa Mie ingotwe ni ukuri twari bagiye kubashimira muri abantu beza umuntu wanditse aravuga ngo mutumirwe n'idanje ngo ko abaza umva ahubwo nawe turagutumiza ze nkubaze ni ukuri mwarakoze kudushyigikira mwarakoze kubana natwe muri abantu beza muri abantu b'umugisha Imana ibanezeza turabasomye cyane nta kindi bababwira mukomeze mudushyigikire ibitekerezo byanyu turabikeneye cyane kuko niyo nkunga nkuru hanyuma mudufashe mukomeze mudukurikire musharinge muhe inshuti zanyu zikore subscribe hanyuma dukomeze dutere imbere twishime njye naseze hanyuma amahoro y'Imana akomeze kubana namwe turabakunda cyane 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 Imana ikomeze ibishimire